Ndabashuhuje bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndiribanje Jean Claude, nk'uko bisanzwe tuganira ijambo ry'Imana buri munsi, kandi ndabizi neza yuko abakurikira ijambo ry'Imana mwubakwa na byinshi tugenda tubagezaho nk'uko umwuka aba yabiduhaye. Uyu munsi tugiye gutangira inyigisho tuziga igihe kitari kigufi, kandi Imana twizeye ko izadufasha. Nimuba hafi muzakurikirana izo nyigisho, aho tugiye kuvuga ku bwenge bw'inzoka. Ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo, tukayasanga muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16, aho yagize ati: dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Amen. Ayo magambo Yesu yayabwiye abigishwa be ubwo yabahaga misiyo y'ivugabutumwa, aho bagombaga kuzogeza ubutumwa bwiza hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'isi. Ariko Yesu ababwira yuko bakwiye kuba bafite ubwenge, kandi ubwenge yababwiye bakwiye kuba bafite ntiyabuhisha. Ntabwo yababwiye ko bagomba kuba bafite masters, ntabwo yababwiye ko bakwiye kuba bafite doctora, ntabwo yababwiye ko bakwiye kuba bafite PhD, ntabwo yababwiye ko bakwiye kuba bafite professora, ntabwo n'andi matitire yandi abanyabwenge b'isi baba bafite ku rwego rukomeye. Hariho abantu bakomeye cyane rwose bavuga titire ye, bavuga CV zabo ugatitira. Yesu yababwiye ko bakwiye kuba bafite ubwenge nk'ubw'inzoka. Ushobora kwibaza rero impamvu Yesu yavuze ku bwenge bw'izi nzoka, cyangwa se kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ukibaza ngo ariko inzoka ifite bwenge ki? Kuki Yesu yavuze ko abigishwa be bakwiye kuba bafite ubwenge nk'ubw'inzoka? Muri iyi nyigisho tuzarebera hamwe ubwenge bw'inzoka ubwo ari bwo, turebe n'impamvu zigera kuri 7 inzoka ari nyabwenge. Tuzafata umwanya uhagije rero, kandi nizeye ko Imana izabana natwe muri iri jambo ry'Imana, kugira ngo tuzarusheho kwaguka no kumenya uko dukwiye gukorera Imana. Haleluya. Birakwiye ko tuba dufite ubwenge. Jyewe nawe Imana ashaka ko tugira ubwenge. Ariko ubwenge Yesu avuze, reka tuba aribwo tureba, nubwo n'ubundi busanzwe mu buzima busanzwe ari ingenzi. Inzoka ni nyaryenge. Birasanzwe ko abantu batinya inzoka. Murabizi, niba hari ikintu kibaho abantu batinya, ni inzoka, kandi abantu bakayubaha. Imana itugire neza cyane. Murabizi ko inzoka hari abantu banayibona mu nzira rwose, bakayivira mu nzira. Inzoka rero ni ikiremwa, ni kimwe mu biremwa Imana yaremye, bibaho kandi bikororoka vuba, nubwo byo bigenda bigirirwa ubugizi bwa nabi mu buryo butandukanye. Ariko inzoka zirororoka cyane. Kandi aha tubona ko Yesu gutanga uru rugero yari azi ubwenge bwazo uko bungana, kuko niwe muremyi, azi ibintu byose. Imana itugire neza cyane. Iyo ataza kuvuga ku bwenge bwazo, ntabwo tuba tuzubaha, ntabwo tuba tuzitinya, ntabwo tuba tuzibona ngo tuzibone nk'ibiremwa bihambaye bikomeye. Imana itugire neza cyane.
umuntu rero w'Imana akwiye kuba afite ubwenge buri ku rwego rwo hejuru, akwiye kuba afite ubwenge buhambaye mu gukorera Imana. Ushobora kwibaza utese inzoka ifite bwenge ki? Reka turebe ibintu 7 bigaragaza ubwenge bw'inzoka, cyangwa se bigaragaza uburyo inzoka ari inyaryenge. Icya mbere, inzoka ari inyaryenge kuko zororoka kandi zigatera imbere kurusha izindi nyamaswa zose. Icya kabiri, inzoka ni inyaryenge kuko zikomeza kubaho no muri iyi si ya none. Muri iki gihe usanga inyamaswa nyinshi ziri kugenda zicika mu maparike, ariko inzoka zo zihora zororoka muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Icya gatatu, inzoka ni inyaryenge kuko zikomeza kwiyongera nubwo zangwa n'abantu. Inzoka niyo nyamaswa cyangwa se nicyo kiremwa kigira isezerano rikomeye cyane ryavuzweho n'Imana rivuga ko uzayibona wese azayica. Ariko zirororoka, zibaho nubwo zifite abanzi benshi. Icya kane, inzoka ni nyabwenge kuko zirema ubwoba n'icyubahiro mu bantu. Abantu ntibatinya izindi nyamaswa zindi, ariko usanga inzoka zubahwa ndetse zigatinywa. Zo zaremye mu bantu nubwo zifite abanzi, zaremye mu bantu ubwoba n'icyubahiro ku buryo umuntu wese uyibonye yigendera kure. Icya gatanu, inzoka ni nyaryenge kuko zifite ubushobozi bwo kuba kuri buri mugabane wose w'isi. Nuvuga ngo hari ibihugu bimwe ushobora gusanga inyamaswa zimwe zitabayo. Ugasanga hari umugabane ubaho inyamaswa izi n'izi, ariko hari ahandi utazisanga. Ariko inzoka zo zifite ubwenge ku buryo ziba ahantu hose mu migabane yose y'isi. Icya gatandatu, inzoka ni nyabwenge kuko zifite ubushobozi bwo kubaho mu buzima ubwo ari bwo bwose, haba mu butaka, haba ku butaka, haba mu nyanja, ndetse no mu mazi, ndetse no mu kirere. Zo zifite ubushobozi bwo kuba ahantu aho ariho hose, miriye iyo ari yo yose zibamo. Icya karindwi, inzoka ni nyabwenge kuko zifite ubushobozi bwo kugera ku ntego yazo kuri iyi si. Nubwo bazishinja ibibi byinshi, zikomeza kubaho, zikarya kandi zikororoka. Nuvuga ngo zifite ubwo bubasha, zifite ubwo bushobozi bwo kugera ku ntego yazo, uko byasa kose, uko byamera kose. Ibyo ni ibintu 7 tuvuze bigaragaza ubwenge, impamvu inzoka zigira ubwenge, impamvu 7 zigaragaza ubwenge bwazo. Imana itugire neza cyane. Imana idufashe kandi itugire neza. Bene data, turi kuvuga hejuru y'ubwenge bw'inzoka. Kugira ngo ube umunyabwenge, ugomba gutekereza, gushishoza no kuzirikana ku kuri gushingiye ku bimenyetso bifatika. Ntushobora kumva gusa uko wiboneye amagambo yimbitse kandi asobanura byinshi. Igihe Yesu yavugaga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, yarabivuze mu mvugo ijimije kandi yuzuye ubwenge bwasesengurwa nanone n'ubwenge nanone. Haleluya. Kuri buri ngingo imwe imwe, ku buryo uwumvise iryo jambo gusa ukigendera wagira ngo byarangiriye aho. Ariko ndagira ngo mubwire ko inzoka ari inyaryenge ku rwego rwo hejuru. Reka ntange urugero rworoshye. Ahantu utuye cyangwa ntuye, ushobora kutazahumvira intare itontoma. Ntabwo uzahumvira intare itontoma, ntabwo uzahumvira intare igendagenda rwose. Ariko nubwo atari ukugutera ubwoba, si igitangaza ko no mu nzu aho uba wasanga inzoka ihari. Nuvuga ngo zo zifite ubwenge bwo kubana n'abantu, kandi igitangaje zikabana n'abantu kandi abantu ari abanzi bazo. Mu nzu mukaba muri kumwe, hafi aho ngaho yaho utuye ikabamwo, muri iyo korotire yawe wubatse ikaza ikajyamwo, hagati y'amatafari y'inzu yawe ikaza ikiberamwo, ukajya utaha iwawe nayo ihari.
zifite ubwenge bwo kubana n'abanzi bazo, bazihiga, bazirwanya. Imana itugirira neza cyane. Umukristo wamenye Imana agomba kumenya neza ko mu rugamba dufite turwana na Satani n'isi n'umubiri, mu buryo butandukanye, kandi ibyo byose ari Satani. Kugira ngo Satani, ntushobora kuzabona Satani agenda. Satani akorera mu bantu. Isi nayo ifite ikivuze, ifite isobanuye. Isi ni politike na ekonomi. Hanyuma umuntu w'Imana rero ufite ubwenge nk'ubw'inzoka abaho, agakora gahunda ze, agakora imirimo ye, ibikorwa bye byose bigakomeza gutera imbere, kandi abanzi batapfuye. Turarwana n'abatwara n'abafite ubushobozi, turarwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Mbese ijambo ry'Imana rigaragaza ko umukristo wamenye Imana agoswe, ari mu ntambara. Hari aho birigira iti ni nka karungu mu mahwa. Mbese ari hagati y'abanzi, ari hagati y'ibibazo by'inzitane, ariko akwiye kubana nabyo kandi agakomeza akaba umukristo. Inzoka rero nari mvuze ngo iba ahantu hose. Uko utakumva intare itontomera iruhande rwawe, inzoka zo zirahari. Kandi igituma intare igenda, intare zitari aho ngaho, ni uko nyine nazo zifite ubwenge bwazo butari ubwenge bw'inzoka, ahubwo n'ubwenge bw'intare. Niyo mpamvu rero zakuwe mu bantu, zaragiye imijyi myinshi ku isi, cyangwa se ibihugu bitandukanye ku isi. Intare ntizikinabaho, ariko inzoka ziri ahantu hose, nk'uko twabivuze, nk'uko twabirebye. Imana itugire neza cyane. Reka turebe akandi gace gatoya k'imivukire yazo, kugira ngo inyigisho y'uyu munsi tuze kuyikorotira, hanyuma tuzakomeza tuganira byinshi. Inzoka mu kuvuka kwazo zitera amagi. Mu gutera amagi, ntabwo inzoka irarira amagi yazo nk'uko inkoko ibigira, ahubwo ya magi ubwayo niyo yituraga akavamo inzoka zororoka zizagwira. Hari ibintu bibiri inzoka isanga hanze ikimara kuvuka. Icya mbere, isanga nta famiye ihari. Ntabwo ihasanga papa wayo, ntihasanga se, isanga iri yonyine. Ibi bivuze iki? Bivuze ko umukristo ari ikinege. Ni byiza ko umenya ko Imana igukunda nk'igufite wenyine. Umukristo ni ikinege ku Mana. Wowe ubwawe uri ikinege, Imana igukunda nk'igufite wenyine. Ni nayo mpamvu udakwiye kuba mu buzima bwo guca imanza, ngo abangaba ntibakijijwe, ngo ibi ngibi n'ibi, ngo usanga umuntu yarwaye umutwe, ngo ibi n'ibi n'ibi, ngo ibyo mbona gutya na gutya. Ukwiye kumenya ibyawe nk'umukristo wamenye Imana, ukamenya uko ubanye n'Imana, ukamenya uko ugendanye nayo, ukamenya uko ukoranye nayo, ukamenya ubuzima urimo, ukamenya ko wowe ubwawe Imana igukunda nk'igufite wenyine. Icya kabiri inzoka isanga hanze, ihasanga isezerano ryayivuzweho dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Imana idufashe cyane, aho Imana avuze ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumenagura agahanga, nawe urukomeretse agatsinsino. Donc inzoka yavuzweho itarabaho. Abanzi bayo bavuka mbere yayo, isanga abanzi bahari, isanga abanzi baravutse barahageze, hanyuma ikiga ubwenge rero bw'ukuntu igomba kubaho, ikabana n'uwo mwanzi. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Muri iyi nyigisho tuzarebamo byinshi bikomeye, kandi umuntu akwiye kwigira ku nzoka, kandi nizera neza ko Imana izadufasha ikadushoboza. Yesu ati mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ndagira ngo uyu munsi uzirikane ko nubwo turi hagati y'abanzi, nubwo turwana n'isi n'umubiri na Satani n'abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi n'abadayimoni n'ibindi bitindegasane byose turwana nabyo mu isi y'umwuka, ariko umenye ko tugomba kubaho bihari. Kuko Yesu yashakaga kwereka intumwa ze ko nta kintu gikwiye kuzahagarika akazi, nta kintu kizahagarika misiyo bafite na kimwe. Intare amasega agomba kuzakomeza agakora gahunda yazo, kuko amasega, gahunda y'amasega ni uguhiga intama. Isega zibonye intama, igisubizo kirabonetse. Ariko Yesu ababwira ko hari ukuntu bazabaho mu buzima bw'ubwenge, hanyuma bakabaho abanzi bahari. Imana idufashe cyane. Ntabwo
Imana irakura satani mu isi, nta n'ubwo iramwica, ndetse n'ibindi byose turwana nabyo biracyahari, ariko nta mpamvu, natwe tuzakomeza tubeho. Itorero ryabayeho mu binyejana bitandukanye, rifite abanzi barihiga ku rwego rwo hejuru, ariko ntiryigeze rivaho. Haleluya! n'ubu riracyariho. Ryabaye mu ntambara ziruta izo mubona uyu munsi wa none, rizutaguzwa, ryanzwe, abizera bicwa ku manywa na nijoro, ariko itorero ntiryigeze rihanagurika. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko tuba dufite ubwenge tubeshaho, nubwo twaba mu kaga gakomeye, nubwo intambara zatuzaho, ariko tukamenya neza yuko Imana iri kumwe natwe. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo mu nyigisho zacu z'ubwenge bw'inzoka. Ejo, umunsi w'ejo, tuzakomeza turebera hamwe icyo twise ngo inzobere mu binyabuzima byigenga. Inzoka ni inzobere mu binyabuzima byigenga. Tuzareba uburyo umuntu w'Imana akwiye kubaho, akwiye kugira ubwenge bumuhesha kubaho adategereje inkunga ziva hanze, adategereje abaterankunga, adategereje abo kumufasha, adategereje ukundi kuntu, kuko si igitangaza ko umuntu yakenera gufashwa, ariko ushobora gutegereza gufashwa bikazaherera iyo ngiyo ntibikunde, kandi umurimo w'Imana ugomba gukomeza, kandi ubuzima bugomba gukomeza. Imana iduhe ubwo bwenge, Imana itugire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, wowe niwe witanze iri somo, utanga uru rugero rwiza rw'uburyo abantu bakwiye kubaho bafite ubwenge, kandi ubaha urugero rwabwo, igipimo cy'ubwo bwenge ubwo ari bwo, ko ari ubwenge bw'inzoka. Turasenze kugira ngo udufashe, uduhe kuzumva neza ijambo ryawe, kandi uduhe ubwenge kugira ngo tubashe kubaho nubwo abanzi ari benshi, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi. Uduhe ubwenge buguturukaho kugira ngo tubashe kugukorera tudatinya. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, mugire ibihe byiza aho muri hose.